ati kubatizwa biyegereze mu izina rya Yesu bifashijwemo umuhungu w'Imana mwatoranyije Pastor Imana iguha umugisha none nkaba nawe ari we ugiye kubifashamo kandi mbyinjijemo n'umutima wanjye amen ugati jewe Anita nemeye kubatizwa mu mazi yera nkaba ngiye kwegera ubuzima bwanyu nkaba ngiye no kwishyira mu buzima bw'Uwiteka nkaba natazandari ku buzima bwanjye iwacu nta muntu yigeze yiyahura iwanyu bariya Yesu amen bikujya mu mutima mu izina rya Yesu amen urakajya mu byicaro byawe mu izina rya Yesu Yesu arakubabariye ibyaha byose mu izina rya Yesu amen tuzicara dusorome imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusorome imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye haleluya bakristo tuba Yesu haleluya turimo neza amen okay Yesu abakize haleluya baje uyu munsi yego umuntu wese waje hano ziko yakoze ibyaha aya mazi ya Kristo agomba kumukiza haleluya okay tugeze muri wa mwanya wo gusenga Imana rero yego mu bantu baje kubatizwa tujye kubanza twiragiza Imana uyu mugenzo Imana ibugendemo neza mu izina rya Yesu turi kujana ababigishwa banjye ko ba Yesu sorry amen mu gihe tugiye kubanza gusenga harakaririmbo k'Imana kavuga ati yego ariko nta kibazo yego ubundi akaririmbo turakanyuzaho nyuma katubanza twakire umuntu wa mbere uje kubatizwa baze gushyiraho akantu baze musengere ubundi mubatize namwe banyuzeho Imana aya mazi igomba kuyaha umugisha ariko nkanjye pasiteri reka mpanze aya mazi andi imbere ahangaha yaha umugisha mu izina rya Yesu tuzambuka Yorodani tuzicara dusorome imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzabogejwe na Yesu twakubatiwe n'amaraso Who is this madman? Mana data ndagushinda guhimbaje ngaba ngiye kubatizwa umukobwa ushaka kutangira ubuzima bushyashya mu izina rya Yesu none ngaceka ngo twicerane mu ntebe y'ubwami mbwire amagambo ngiye kubwira uyu mukobwa kugira ngo nazere ibintu byo kwangiza mu izina rya Yesu amagambo yawe kugira ngo azate agaciro yarabatijwe muri aya mazi ya Kristo azagate ariko nta kundi nyine ariko aya magambo wayambwiye nkayamubwira ako nawe menya ko nta ruhukiro rizima azagira azahita ashya mu muriro utazima mu izina rya Yesu nuko rero Mana ndakira ngo uyambwire nkaba agiye kumubatiza nawe akaba abizi ko amagambo ajya kumubwira ari ingenzi ku buzima bwiwe agiye guhereza Kristo amen umukobwa wanjye rero ukuntu ugiye kubatiza kwa Kristo ntabwo wemerewe kuzavugana n'abahungu benshi cyane barengeje urugero cy'abarengeje 15 ariko wemerewe kuzajya uvugana na pasiteri wenyine ukaza akagusengera akagusubiza
ibuntu niba watakaje agaciro k'Imana ukaza kagusubiza ibuntu mu izina rya Yesu. Amen. Koga w'Imana rero ndagira ngo uzamure akaboko kawe wereke Imana na Yesu bari kumwe ati ngiye kubatizwa, biyegereze mu izina rya Yesu bifashijwemo umuhungu w'Imana mwatoranyije Pastor Imana iguhe umugisha. Nono nkaba nawe ari we uje kwifashamo nanjye mbyinjijemo n'umutima wanjye. Amen. Ugati njyewe Anita nemeye kubatizwa mu mazi yera, nkaba ngiye kwegera ubuzima bwanyu, nkaba ngiye no kwishyira mu buzima bw'Uwiteka, nkaba natazandarika ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu. Amen. Bikujya mu mutima mu izina rya Yesu. Amen. Urakajya mu byicaro byawe mu izina rya Yesu. Yesu arakubabariye ibyaha byose mu izina rya Yesu. Amen. Izina ry'Imana Data na Amen. Mana je kubatiza umukobwa wawe uri kumubona, nicyo wantoranyije ngo nzajye mbatiza abantu bagiye bakabaswa n'ibyaha bakoga mu myanda y'ibyaha mu izina rya Yesu. Amen. Mana kakanyu mbona hano ndi muri wa murimo wawe gukiza abantu, nubwo wamaye ububasha buke na buke ariko ntakize umuntu ibyaha ako kanya bikamuvamo. Nkaba ngiye gukora agakorwa gatoya kari hejuru gatoya ariko nawe wishimira. Nkaba ngiye kubatizwa umwana wawe ahangaha, ngiye kumubatiza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mwana nawe umfashemo neza. Twinjire mu mutwe wanjye mbona amagambo yo kumubwira, ngiye kumushyira mu myuka yawe mu izina rya Yesu. Birukanye imyuka y'abadayimoni yariri mu mazi atuma umwana wanjye atagiye kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye nimba ubyemeye, nanjye nkaba ngiye kubatiza umukobwa wawe neza ubyishimiye mu izina rya Yesu. Amen. Mukobwa wanjye rero nkaba ngiye kukubatiza mu izina rya Yesu. Nkaba ngiye kubanza nkaguha umugisha wa Kristo mu izina rya Yesu. Abagiye kubanza hari ukuntu abana baba baragiye bakagenda mu mitima yabo ugasanga ibitugu byarahetamye kubera icyaha, baba baragiye mu izina rya Yesu. Ibyo byari byo nshaka kubanza bavana mu nzira mu izina rya Yesu. Haleluya. No mu gatuza numve ko nta kintu kirimo mu izina rya Yesu. Haba ndebe n'inyuma gatoya mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ndagushimye, ndabona uno mukobwa akiri isugi n'akakiri intuza, aracyari mu bakobwa bawe mu izina rya Yesu. Ubwo rero nkaba ngiye kumubatiza, guhaye umugisha wiwe mu izina rya Yesu. Nkaba ngiye kwinjira neza nkijya mu buzima bwe. Nkabanza ku kigaragara rero uno mukobwa atubashye, ayo mazi magari ndabona atayubashye rwa shitani wacyamugendaho. Iki kintu ni izina ry'Imana, iki kintu ni igiki mu izina rya Yesu. Toka shitani mu izina rya Yesu. Toka shitani mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye, dore umwana, dore ukuntu afite n'agasatsi keza, uri kumubona afite n'urutwe n'umutwe mwiza mu izina rya Yesu. Waragiye umuhereza hedi nziza, nanjye nkaba ngiye kumufashamo nkamugabanyiriza tumwe mu twaha yari afite cyangwa byose nkabimukiza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
ndagira ngo mukobwa Angelina Jolie ariko icyo kizina ni icya shitani mu izina rya Yesu. Nta mukirisitu wigeze witwa Angelina Jolie mu izina rya Yesu. Reka umukobwa ufite amanyo nkawe, umukobwa ufite inyuma, umukobwa usereza nkawe ntagomye kugira mu izina rya Yesu. Haba ngiye kukubatiza, ndagira ngo uzamure akaboko kawe, ndagira ngo uzamure akaboko kawe mu izina rya Yesu. Ngiye kubatiza umukobwa wawe, ndagira ngo umuhereze ubuzima bushya. Kako nabanza nkamusomera muri mu Befeso ibice 15 ku murongo wa mbere haravuga ngo umuntu ushaka kwinjira mu buzima bwa Yesu niyinjiremo harakinguye, niyinjiremo harakinguye, nimumvuge ati harakinguye, nimumvuge ati harakinguye, haleluya, haleluya, amen. Okay. Ndagira ngo rero basomere mwishimiye kandi nabagomba kubyumva. Yesu aragira ati mureka abakobwa banjye n'abana bansange, kuko nanjye naje kuba umwana kandi yongera nkaba n'umukobwa nta kibazo nari kugira mu izina rya Yesu. Amen. Buri muntu wese tugomba kumuha agaciro, kandi kuri njyewe Yesu niko avuga ati kuri njye twese turangana, nta mukira nta n'umukene mu izina rya Yesu. Haba ngiye kubatiza umukobwa w'Imana aha ngaha, kandi ikizina cya Angelina Jolie ndakirukanye mu izina rya Yesu. Bakamwita izina ry'Imana, Imana igomba kumubwira ati ngomba kumwita, bagomba kumwita Mutesi. Yego, Mutesi. Iri ni izina Imana impaye, ngomba kwita umukobwa. Izina Angelina Jolie ni irya shitani, wa mukobwa wicuruzaga hano bita Sodoma na Ngoma, niho yicuruzaga, bakamukubita senyisa na 50 ngo bamushyire imbere y'amaguru cyangwa bararane mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mubwire amagambo y'Imana yimbye ati rero ugomba gusubiramo kugira ngo winjire mu buzima bwa Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Mukobwa wanjye rero ndagira ngo dusubiremo aya magambo Imana imbwiye ugomba gusubiramo. Amen. Jewe Angelina Mutesi nabangiye kwakira agakiza ku mwana w'Imana bita Yesu Kristo. Nabangiye kwakira agakiza ku mwana w'Imana yitwa Yesu Kristo. Nabangiye kwinjira mu buzima bwe bushyashya. Nabangiye kwinjira mu buzima bwe bushyashya. Nuko rero umuhungu w'Imana bita Pasiteri urakoze, Imana iguha umugisha. Pasiteri urakoze, Imana iguha umugisha. Nabangiye kukwakira mu itorero ry'Imana no mu ijuru hose, bakanawe ukaba n'uzajya bazakwakira. Amen. Nabangiye kukwakira mu izina rya Yesu. Nabangiye kukudubika, bagiye kugushyira muri aya mazi. Amen. Aya mazi nubwo ari magara ariko nta kintu yakugira, niyo yandi Imana izadushyiramo, tugiye kwigira mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Watunganyijwe n'amaraso, arubwo akuragije amaraso n'igitambaro yawe wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, arubwo na Yesu, watunganijwe n'amaraso, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Amen, 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 amen. Unasifiwe. Mufate ati amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bakira ngo Yesu Kristo amazi turimo yahe umugisha. Amen. Babagiye kubatijwe Imana, sinirirwa mvuga menshi uko ndabona akana kakiri gatoya. Yego. Karacyafite n'igitwa gitari cyabimba mw'ibidayimoni mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ndakubatisha muhungu wanjye, muhungu w'Imana, ndagira ngo mubwire amagambo usoberamo, ukaba ugiye gusubiramo muri aya magambo kugira ngo mubatize mu izina rya Yesu. Amen. Abami umurongo wa mbere, Yesu yabwiye abami ati wisubize abantu inyuma nubwo muri abami ariko kuri njyewe muri hasi. Kandi uwo muntu muri gusubiza inyuma kuri njyewe
muri hasi mwese murangana. Ubwo rero mureka abana bansange kuko nanjye nabaye umwana. Nuko nkaba ngiye kubatiza umuhungu w'Imana w'umwana, nkaba ngiye kumubatiza mu izina rya Yesu. Uyu mwana wanjye bakaba bamwita Kabobori, ariko iryo ntabwo ari izina naryo, ni izina ry'umwuka mubi mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu bamuhaye izina Imana imaye, bakaba bamwita akanyenyeri kamurika mu izina rya Yesu. Ntagiye kumwita izina nkaba narimuhaye mu izina rya Yesu. Yesu naryo ryumve ko narimuhaye, yarimbwiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mungu wanjye resubiraho amagambo. Jewe kanyenyeri, aba ngiye kwakira umwuka w'Imana, aba ngomba kugendera mu mwuka w'Imana yambwiye cyangwa amagambo Imana yambwiye. Sinza tukabana tungana, sinzahemukira abana tungana, nawe nzajidura, nawe nzakubita, nawe nziyenzaho mu izina rya Yesu n'umwuka mubi wa shitani. Amen, amen, amen. Yesu arabwenga kwakiriye mu buzima bwe, kandi uzabuzemo neza nakurwana n'abandi, naguhemukirana mu izina rya Yesu. Amen. Ndakiye rero fasha Kadogo mwene Dawidi mwene w'Imana w'Imana. Amen. Ndagira ngo nanjye mbatize uyu mwana wanjye mu izina rya Yesu. Amen. Baba ngo umwana cyabiti bitayimo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Na Yesu yatunganijwe n'amaraso. Abasengero bose, amasengero ndagiraga Imana impuze, yaba barokora, yaba abadive, yaba abanyagatulika bose, ndagiraga impuze kugira ngo nsengere no mugabo. Murabona ko uyu mugabo w'ibyaha byaramubasite mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo rero mwinjire mu buzima, musengere umugubu, yagiye mu nda, yagiye mu myuka mibi, ariko ngayo wiyambaje Imana, Imana iramubana mu izina rya Yesu. Amen. Muhungu wanjye rero nkaba ngiye kukubatiza, nkaba ngiye kukunyuza mu itanura ryakumurira, nkakunyuza mu mazi, nkakunyuza mu badayimoni bose bakizamo, nkagenda amabwira ati umuhungu wanjye mujyanye imbere y'Imana, agiye kumuha umugisha, muhindura umwere mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo muhungu wanjye mbwira izina ryawe nagere nkubatize, kuko Yesu aba yarimbwiye, ariko nari kubaje ntabwo byakunda mu izina rya Yesu. Nitwa Anamahoro Kabobori. Anamahoro Kabobori. Ibintu by'amabobori, amabobori ni imyuka mibi wihaye mu izina rya Yesu. Urumva ko uracyafite n'imyuka mibi wowe, uracyafite n'imyuka mibi mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Bwamukubita umwuka w'Imana. Aka ni agatabo Imana ibamo, niba nawe ugashaka nakagusigira mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Kaci nara Yesu, mu izina rya Yesu. Bana rero ndagira ngo mfashe tegera umuhungu wawe. Ndagira ngo uyu muhungu ntago nje mwise Kabobori, kuko nanjye naho naba nandukaniye nawe mu izina rya Yesu. Ngomba kumwita uw'amahoro. Amen. Uw'amahoro, ahawe amahoro n'Imana, ahawe amahoro na Yesu Kristo, ahawe amahoro n'ibintu byose bimugirira amahoro mu izina rya Yesu. Ndagira ngo umubwira ati ngiye kumubwira amagambo mubwira. Amen. Mana muhungu wanjye w'amahoro, Mana muhungu wanjye w'amahoro, Mana muhungu wanjye, Mana muhungu wanjye. Umuhungu wawe umbwiye ati muhaye umugisha, maze ubundi mubwira ati umubwira amagambo umbwiye, maze njye nyamusabiza. Yego Imana Jewe umugisha. Jewe uw'amahoro, vuye mu byaha byose nagiyemo, vuye mu byaha byose nakoze, twa dukobwa twose twambaye imini nanyuzeho, kwa dukobwa twose nanyuzeho bwo ku isi ya 9, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana ibyo bintu kutabisi ko haba mu isi hasigaho n'isi ya 9, Mana kusigaye utabizi ko haba mu isi ya 9, isi ya 9 ibaho. mu izina rya Yesu ntuzongere gusubiramo, mu izina rya Yesu sinzongere gusubiramo. Yesu arakubatije ntabwo uzongera gusubiramo, Yesu angiriye ubuntu sinzongera gusubiramo. ubu ngiye mu mwuka mwiza w'Imana, ubu ngiye mu mwuka mwiza w'Imana.
n'imana. Amen, amen. Amen, amen. 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 Wogezwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, Haruko yakuragije amaraso metumwambaro yawirera. wogejwe na Yesu. Haruko yakuragije amaraso metumwambaro